Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, buri wese nacunge izamu rye buri munsi, dukomere ku masezerano yacu hamwe n'Imana buri munsi, dufashijwe n'amasomo yo kuri wa gatatu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 26 Kamena 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Aburahamu mu nzozi ati, Aburahamu, ntutinye, ni ingabo igukingiye, ibihembo byawe bizaba byinshi cyane. Aburahamu aramusubiza ati, Nyagasani Mana yanjye, wampa iki? Ngiye gupfa nta kana, kandi uzanzungura na Eliyezeri w'i Damasi. Ati, dore nta rubyaro wampaye, none ngiye kuzungurwa n'umwe mu bagaragu banjye. Uhoraho niko kumubwira ati, ntabwo ari uzakuzungura, ahubwo uzakuzungura ntuzaturuka mu maraso yawe. Nuko Uhoraho amujyana hanze aramubwira ati, ubura amaso urebe hejuru, maze ubare inyenyeri niba ushobora kuzibara. Nuko aramubwira ati, dore ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu yemera Uhoraho, bituma amubonamo ubutungane. Aramubwira ati, ndi Uhoraho gukuye muri Uri y'Abakalideya kugira ngo nzakugabire iki gihugu. Aburahamu aramusubiza ati, Nyagasani Mana, nzabwirwa n'iki ko nzagitunga? Uhoraho ati, jya kunshakira inyana y'imyaka 3, uzane n'ihene y'imyaka 3, isekurume y'intama y'imyaka 3, hamwe n'intungura n'inuma. Aburahamu muzanira ayo matungo yose, ayasaturamo kabiri, igisate kimwe akirambika imbere y'ikindi, ariko inyoni ntiyazibaga atyo. Inkongoro ziza kurya izo ntumbi, Aburahamu arazirukana. Izuba rigiye kurenga, Aburahamu afatwa n'ibitotsi, arasinzira, araheranwa. Ubwoba bumutaha ari bwinshi, abutewe n'umwijima w'icuraburindi. Igihe izuba rimaze kurenga n'umwijima umaze gukwira hose, ifumba icumbeka n'ikibatsi cy'umuriro binyura hagati ya za nyamaswa zaciwemo kabiri. Uwo munsi Uhoraho agirana amasezerano na Aburahamu muri aya magambo ati, iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 105. Uhoraho ahora yibuka isezerano rye. Nimushimire Uhoraho, mwambaze izina rye, nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga. Nimumuririmbire, mumucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze. Nimwishimire izina rye ritagatifu, muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashakire uruhanga rwe ubudahwema. Mwebwe nkomoko ya Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahira amasekuruza 1000 ryasezerano yajyanye na Aburahamu, akarisubiriramo Izaki mu ndahiro. Uhoraho ahora yibuka isezerano rye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, muritondere abahanura b'inyuma babasanga inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. Muzabamenyera ku mbuto bera. Hari usoroma imizabibu ku mahwa, cyangwa se imitini ku mikeri? Burya igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza baragitema, bakakijugunya mu muriro. Nuko rero muzabamenyera ku mbuto bera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimukomere. Yesu arahari kandi aradukunda. Burya bavandimwe, iyo umuntu ari kujagajega, iyo umuntu adakomeye, iyo haje nk'umuyaga nka serwakira, ahita agandabirana, ubundi akagwa, akandavura. Iyo haje ibishuko n'abashukanyi bakaze, babandi bagera kuri rubanda rushukika, bahita babayogoza bakabacyucyura. Ariko muvandimwe, n'ubwo wakomera bwahe, ukiga amashuri ukaminuza, ukaba igihangange n'igikomangoma, ndakubwiza ukuri, niba udakomeye mu Mana, ntabwo ukomera kuri aho. Ubwo bwenge ni zeru, ayo mafaranga ni zeru, ntabwo azagutindaho. Ubwo butunzi, ubwo bukungu ni zeru, niba bidashikiye ku Mana. Ni koko bavandimwe,
nitudakomera ku Mana ntituzakomera. Muri amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye tugiye kuzirikana ku ijambo umuhanuzi mu ngingo igira iti umuntu wese udakomera ku isezerano ni umuhanura b'inyoma. Celui qui ne tient pas ses promesses et ses engagements est un faux prophète. Attention, ni ukwitonda. Ijambo umuhanuzi mu rurimi rw'Igiheburayi ni nabi, mu Kigereki ni prophétesse, prophèmi, qui interprète, n'uvugira. Il est prophète de Dieu, celui qui parle au nom de Dieu auprès de son peuple. Umuhanuzi ni umuntu uvugira Imana imbere y'umuryango wayo, mbese ni intore, ni intumwa y'Imana. Bamwe dukunze gufata umuhanuzi nk'umuvugabutumwa gusa, uhanura ibizaza gusa, ushobora kuvuga mu mwuka cyangwa mu ndimi. Rimwe na rimwe tukaba twabyegeka kubiha Imana gusa, cyangwa abantu tubona bagendana Bibiliya n'ishapure mu ntoki, cyangwa babandi bakorana n'Imana zivuga, bakaba bakubwira ibyaho byose ku murongo ngo nibizakubaho byose. Rimwe na rimwe abantu bagakora ingendo ku gitutu n'ifemba ngo bagiye kumva ibyabo. Bamwe bakaba bahatakariza umutungo wabo, abandi bakaba bakomerekera imbere bagahakura ibikomere kubera gukurikirana ibitangaza ngo za Mana zivuga b'abahanuzi. Nyamara bakoza gushengerera kwa gutuza abantu bagatuza mu mutima kugira ngo baganire na Yesu bucece imbere y'isakramento, bityo bakaba bakumva ijambo ry'umuhanuzi uruta abandi Yesu Kristo, prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Ntibabe bakumva ahubwo bakikurikirira, baba bafite akarimi karyohereye, babandi bashobora no kuvuga gusa ntibanakore, imvugo ikaba ihabanye n'ingiro. Mu gihe Yesu umuhanuzi w'ukuri, imvugo aba ari ingiro, nguko ukuri nyine kwa Yesu, un vrai prophète. Umuhanuzi nyawe nuvuga ukuri. Habaho rero ubwoko bubiri bw'ibanze bw'abahanuzi, vrai prophète et faux prophète. Abahanuzi b'ukuri b'Imana n'abahanura b'inyoma. Ubwo n'abasekibi nyine birumvikana. Abo n'ababeshyi, bamateranya, abatekamutwe. Muri ubwoko bwa kabiri abahanura b'inyoma cyangwa abatekamutwe, hihishemo abandi bahanuzi b'ibinyoma, babandi badakomera ku masezerano yabo. Udakomera ku isezerano rye n'Imana, uwo ni umuhanura b'inyoma. Mu isomo rya mbere turabonamo urugero dukwiye gukurikiza ngo dushobore kuvugira Imana, vivre pour Dieu, kuberaho Imana no gukomera ku isezerano. Twabonye ku ruhande rw'Imana no ku ruhande rwa Aburahamu, buri wese aharanira kuzuza ibyo yasezeranye. Cyane cyane twumvise ko Imana ari ifata iya mbere, ndetse rimwe na rimwe ikanaduhumuriza mu rugendo rw'ukwemera igihe tutabona neza iyo tugiye. Uko Imana yabwiye Aburahamu iti ntutinye, ndi ingabo igukingiye, ibihembo byawe bizaba byinshi cyane. Uwo munsi Uhoraho ajyana isezerano na Aburahamu muri aya magambo ati iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe rwose, amen. Nguko gukomera ku isezerano nka Aburahamu ukabona ibyiza by'Imana, imigisha y'Imana. N'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi ati Uhoraho ahora yibuka isezerano rye, amen. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, nta kintu gitanga ibyishimo mu muhamagaro uwo ari wo wose, waba ushinze urugo, waba warihaye Imana, waba uri umusore, waba uri umukobwa, uko ugenda ugana Imana ni ugukomera ku byo yasezeranye. Ibyo bitanga ibyishimo n'amahoro. Nukomeza kuba indahemuka, nta kabuza niyo haza ibyago, ibitotezo, ibibazo, bya bindi bitabura mu buzima bw'umukristo, ariko bigasanga udahemuka, ibyo byose biratambuka, bikagenda, bikayoyoka. Cyakora bikagusigira inyigisho yo kuba nyine uri intwari, birumvikana, wawe ukomera mu bigeragezo, inyigisho y'imibereho myiza. Naho ibyago bije bikagusanga mu buhemu, uri mu ngeso mbi zarakuzikamye, urahakubitikira, usigara iheruheru, ugasigara ishyanga, umutima ukabiha, ukaba kibihirana biracika. Mbese aho uri muvandimwe, wowe nanjye tujya tugerageza ku buryo ubuzima bwacu buvugira Imana. Parler au nom de Dieu. Yamvugo y'ikinyarwanda ngo kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabanziriza byose. Umuhanuzi rero ni umuntu uvugira Imana. Nukore muvandimwe mu buzima bwawe n'ubwanjye bikavugira Imana. Iyo bitabaye ibyo mba ndi kwishushanya, kwibombarika, ukambona neza inyuma, nyamara imbere bicika, ariko umiguruko ari intambara. Bene ubuhanuzi bw'ibinyoma bw'imbere hameze nabi nibwo Yesu ari kwamagana uyu munsi mu ivanjiri mu bigereranyo bibiri, hamwe n'ibirura ahandi n'igiti kibi. Yesu ati muritondera abahanura b'inyoma babasanga inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. Yesu yongeye ati burya igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Urakoze Yesu kuduha ikimenyetso kizajya kituyobora inzira nziza igana iwawe. Ibi nyine bigatwibutsa ikintu bita uruhu, mask, igihu, bya bintu byose bishobora kuguhishira
ariko amaherezo kera kabaye ukazagaragara nkazagaragara, kuko nyine nta gihishe kitazahishurwa. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri ati isi ya none ntikeneye abanyamagambo bavuga gusa, ahubwo ikeneye abahamya, les témoins. Bwa buzima buvugira Imana, ubuzima bwawe n'ubwanjye bikavugira Imana, ubwo nibwo buhanuzi koko, la vérité. Yezu mu ivanjiri yarangije atanga n'ikimenyetso cyo kumenya gufindura umuhanuzi w'ukuri n'umuhanura b'inyoma, le discernement. Yezu ati nuko rero muzamenyera ku mbuto bera. Amen. Imbuto. Ese koko ngewe iyo nagiye gusenga hari imbuto nziza ngaruka nkera? Iyo nagiye mu misa nkumva ijambo ry'Imana nahawe Yezu neza, nyuma yaho byeri ihe mbuto wasanga nera amahwa, ngahandahanda abo duhura, abo tubana, ngajomba abo duhuye bose, mvuga nabi, nkora nabi, byaba bibabaje. Ubuhamya bwanjye nyuma yo gusenga nubuhe? Izo mbuto ni zihe? Wasanga muvandimwe uva gusenga ugahitira mu bikorwa by'urugomo, ubuhemu, kugambanira abandi, ibikorwa by'umwijima, ugashora abandi mu ngeso mbi zibayobya kwa sekibi. Ubwo n'ubuhanura b'inyoma muvandimwe. Igihe cyose usharirira mugenzi wawe mubana, kandi mbere hose waramwerekaga ko uri umuntu mwiza, nyuma ukazamutunguza ibinyoma by'ikirura nyine, kandi mbere wari uri intama. Ubwo n'ubuhanura b'inyoma. Aho guhanura ugahanura, les premières impressions. Uko wigaragaza inyuma, uko wigaragaza imbere y'abantu, uba uri kujijisha cyangwa biba ari ukuri? Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe umusore bitaga Rubagimpande yigeze kubaho mu buzima bumushaririye, nuko ahimba umutwe amayeri yo kurya amafaranga abakobwa batatu batinze gushaka, akabashuka ko bazabana. Birumvikana abakobwa bari bakize, none ahimba umutwe kugira ngo bakureho urwo rufaranga. Nuko akodesha imodoka y'agatangaza, akodesha n'igipangu kibengerana pe kitikoraho. Nuko yajya gutereta ba bakobwa, akagenda muri ya modoka nyine y'agatangaza, kandi akabemeza pe. Nuko akanabemeza ko ari doguteri, ko yize kugeza kuri dogutora. Ba bakobwa banabona ya modoka ajemo, yabereka n'amafoto y'igipangu cye, inzu ye, nuko bamubonaga avuga ko yize ari doguteri. Buri mukobwa agaharina kurushanwa n'abandi ngo abari uzabana n'umudoguteri Rubagimpande. Doguteri rero Rubagimpande aza kubigira amayeri, akodesha amazu 3 mu turere dutandukanye, ajya ngo ntihazajye umuvumbura. Nuko umukobwa ubanje kumuha amafaranga atubutse, akamujyana muri ya nzu imwe, nuko bararana nk'icyumweru kimwe cyangwa 2, agahita amutaho ngaho, akamubeshya ko agiye gukazi kuvura abarwayi, kuko nyine yari doguteri. Ubwo agahita ajya ku wundi, nawe yarangiza kumucyocyoraho twa dufaranga twose, bamaranye nk'icyumweru cyangwa 2 baryamana, nawe akamubwira ko abagiye gukazi kuvura abarwayi, ngo ndasigara amenya urugo. Nabwo ageze ku wa 3, nawe mukora nk'ibyo yakoze abambere, amushyira muri ya nzu. Ariko igihe kigeze babana amayeri yose yaramushiranye, nta n'amafaranga agifite, dore ko babandi yasize mu nzu, yakibeshya agasubira inyuma, yari guhurira nabo mu nzira bari kuza bamushakisha, kuko nyine babaga babasohoye mu nzu y'ikodi. Nuko kubera iyo dogutora Rubagimpande yari afite, muri ako gace rero hari harimo ivuriro, baza kumuhamwa akazi kubera iyo diplome ye ya dogutora yari afite. Noneho kubera ko nta n'ibyo yari azi, akagufatira umuforomo, akamuhemba bikomeye cyane, kuyo babaga bamuhembye, akaba ari umuforomo ukora ibyo byose, kuvura, kwita ku barwayi. Igihe rero cyaje kugeraho umuforomo wa doguteri, akajya asiba ku kazi, kandi abarwayi bari baje muri icyo gihe ari benshi cyane, byumvikane baje kuri iyo rendez-vous ya doguteri. Nuko rero umurwayi yaza afite nk'akabyimba ku jisho, doguteri rero kugira ngo yerekane ko abizi kandi ko batamucisha mu ijisho, doguteri Rubagimpande mu kwihagararaho agategeka ko bamutera urushinge mu jisho, ngo ubwo kugira ngo umurwayi ahita akira vuba vuba. Umunsi umwe rero umuforomo yarabibwiye ngo abikore, ngo atere umurwayi urushinge mu jisho, umuforomo arabyanga. Nuko umuforomo doguteri Rubagimpande ahita amwirukana. Byaje kurangira RIB ihise yisuka aho ngaho ngo imenye impamvu umuforomo yasuzuguye doguteri. Nibwo rero batangiye iperereza, nuko birangira bagenzuye bya byangombwa byose bya doguteri Rubagimpande, babihera imuzi n'umuzingo babisuzuma. Baje rero gusanga iyo diplome ya dogutora ari impimbano, cyakora amashuri menshi yize yaba yarize amashuri abanza gusa. Baza kuvumbura ukuntu yikoje hirya nk'ibyumweru nka 2 agura iyo dogutora. Muri amafaranga b'abakobwa bajyaga bamuhereza ngo azabasabe babane. Muri uwo mwanya rero bahita bamuriza Pandagari, bahita baranamufunga, yinjira uburoko. Rubagimpande we, mbega wowe, reba abantu bose umaze kwica kubera itekinika ryawe. Bavandimwe, nguko hari dogita ahinduka dog, wa munyabwenge uhinduka umuswa cyangwa imbwa.
n'uwari hero agahinduka zero, ngo uko umurezi ahinduka umurozi, aho kubona igihembo nk'uko Aburahamu mu isomo rya mbere yasezeranijwe n'Imana ku bihembo byo bizaba byinshi cyane, naho ni nka rubagimpande we aho kuba igihembo kikaba igihombo, agahomboka agahombera muri prison. Muri iyi si babyeyi ni ukwitonda, harimo ibintu biteye ubwoba by'ibikorano, falsification. Haha ni nk'uko ikurira ku isaha imwe, ingurube ku munsi umwe, inka ku minsi ibiri, warangiza ngo hereza abantu barye. Haha n'umuntu agenda nk'ugiye gutembera, mu cyumweru kimwe akagarukana diplome de gutora, diplome ihanitse, atarigeze aruha ngo agoke, ngo ahangayike, ngo akoreshe ubwenge bwe. Ubwo ni ubuswa, ubwo ni ubuhanura b'inyoma, falsification, inyandiko mpimbano, ibinyoma. Muri iyi si huzuye ba rubagimpande benshi, bamwe bashobora kwizeza ko bagiye kuguha akazi, bakaba kurya bagakumara, abandi bagakwiza ko bagiye kugusaba uri nk'umukobwa ngo mubane, bakakwigaragariza inyuma nk'umumarayika, umuntu mwiza, udahemuka, ufite amafaranga, nyamara mwamara kubana agahita yiburura, ukibaza niba ari ya ntama wabonye cyangwa niba ari ikirura. Yamara gukuraho maske, agapfukamunwa, bigahita bihinduka agahomamunwa, ukajya wamubona uko ari, akakwiyereka koko muri rwa ruhu rw'ikirura, akakwiyereka koko muri wa mutima w'ikirura. Hari n'abo muzabana igihe gito, ubundi akaguta mu nzu y'ikodi akigendera, yarakurikiye urufaranga. Ubwo n'ubuhanura b'inyoma. Bakobwa, basore, ni ukwitonda mu gushinga urugo. Huti byari bihumye. Ngo ubwa bushishozi, discernement, Yezu adusaba mu ivanjiri y'uyu munsi, kugira ubushishozi imbere y'abantu batugana cyangwa twebwe tugana. Ntugakangwe n'imisusire n'igihagararo, ngo umuntu acigatiye biriya n'ishapure mu ntoki. Ntugakangwe n'uko ari umuntu w'indani mu idini. Ashobora kuba ari rubagimpande, bya birura by'ibihubuzi. Rubagimpande wa wundi ukorera Imana ku manywa, akitanga, akajya mu misa, agasenga, akajya muri korari, agahimbaza Imana uko bikwiye ku manywa, agasenga ahumirije kandi apfukamye yarambaraye, nyamara hagera nijoro akayoboka ibikorwa bya sekibi, ibikorwa by'ibirura, ubwicanyi, ubugambanyi n'izindi ngeso mbi zo kwa sekibi. Ngubu ubuhanura b'inyoma. Ibaze nawe muvandimwe, uyu munsi tugende ku masomo y'uyu munsi, abantu bose washutse, ukabashukisha ibintu by'ibikorano, ukabashukisha impapuro mpimbano, ukababeshya ukabashyiraho. Ubu umuntu bwawe ukaba bwaragurutse kubera gushakisha ibintu, ukaba ufite ibintu ariko ukabura abantu. Muzacunge neza ababyeyi, umuhanura b'inyoma wese birangira hanutse. Cya kibi kizagaragara nubwo byatinda. Uko wari uri muri presidence ukazasoreza muri prison, uko wayoboraga uyobya uri nka perezida ukazasoza uri prisonnier, imfungwa. Ngarubagimpande, wahanuye nabi none urahanutse. Wamanitse agati wicaye, none ntukamanuye gusa uhagaze, ahubwo ukamanuye babanje gukumanika umanitse. Naho undi wese ugerageza kubaho mu budahemuka, la fidelité, agahuza imbere n'inyuma he, agakomera ku isezerano hamwe n'Imana, birangira yishimye, c'est la joie. Abonye igihembo, anyuzwe, yambutewe umugisha, yera ku giti cy'umuruho. Ukagoka, ukavunika, ariko ukazabona ibintu birambye, umugisha. Bakristo bavandimwe, Umufaransa ati la promesse est une dette, amasezerano ni ideni. Ureba abantu bose wagiye usezeranya ibintu, ibyo utashoboye guhigura, uyu munsi nawe ukomere ku isezerano, wongere wisubireho, maze urebe uburyo wahigura ibyo wasezeranye. Yezu, mbagukomera ku isezerano nakugiriye buri munsi, umpe guhigura imihigo yose naguhigiye, untoze nanjye kuba indahemuka buri munsi, nk'uko nawe Yezu mwiza uhora indahemuka buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.